noneho umushumba biramucanga umuyobozi nako n'abakristo baherewe bazinzaga hanga ubona bagize emotion bamwe batangira kurira bipfunira mu bitambaro gutya abandi bipfunisha ibitenge buri abandi baravuze bati uyu ni umusazi noneho abanyamwuko nibo basobanukiwe ikibaye noneho barakati rero mu by'ukuri nihagira umuntu wacungurira ituro ry'uyu mubyeyi kuko murabona izi nkwi tuzazijyana kuri banke ntituzazigura umuriro ariko mwakabyara ntituzigura isabune yo gufurisha imyenda y'abantu babatijwe izi nkwi ntihagira umuntu uzitugurira baraziguze ni ukuri umwe hari ati ndatanga 3,000 ndati ndatanga 5 ndati ndatanga 10 izo nkwi zaguze 120. mbere ravuga ngo ngese umugisha Imana itanga ukaburaho uwukwiza n'uwuhi ese birashoboka koko Imana yaguha umugisha ukaburaho uwukwiza mu buhe buryo se nukuri ari gihe dusoma amagambo ariko ntituyasobanukirwe n'umuntu agategereza igihe uwo mugisha uzaziraza ugasaba Imana ukabona hari ibyo yaguhaye ariko ukabona ni bikeya ntabwo mbese uruburaho bikwiza mutuganirire ese birashoboka uwo mugisha n'uwuhe aho tuwukwiza ashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries twongeye kubiyegereza twongeye kubasuhuza twongeye kuvuga ngo Yesu ashimwe cyane aho muherereye hirya no hino umwami Imana abanezeze kandi arusheho kubiyereka arusheho kubumva arusheho kugendana namwe mu mwemerere gusa rero twari tubakumbuye kandi nukuri ni byiza iyo dutekereje ko turi bubonane namwe turi buvugane namwe twumva turimo kunezerwa muri twebwe rero tubahaye ikaze kugira ngo tuganire uyu ni wa munsi mwiza Imana iba yaduhaye kugira ngo tunezererwemo nta kintu kiba gikwiriye kubuza umunezero y'Uwiteka yaguhaye kuramuka y'Uwiteka yaguhaye kubyuka nta kintu kiba gikwiriye kubuza umunezero rero uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana Zigira Inshuti Michel muramumenyereye ndabizi ko muba mumukeneye buri gihe cyose mushumba turakwakiriye amen amen rero mbere yuko tumwakira reka dusenge kugira ngo mwuka w'Imana akomeze kubana natwe muri iki kiganiro hanyuma twese dufashwe data mukunzi mwiza tuguhaye icyubahiro turagushimiye kuko uri wo kwiringirwa ibihe byose uri Imana yacu uri Imana idukunda data urukundo rwawe ruhoraho ku buzima bwacu iyo tubyutse turabyumva iyo bwije turabyumva iyo tugenda turabyumva iyo tuvuga nka gutya turabyumva yuko ari wowe mwamudushoboza turakunezerewe rero uyu munsi wundi waduhaye kugira ngo turusheho kugukorera turusheho gusobanukirwa impamvu yo kubaho kwacu mwami turi hano tugiye kongera kuganira ku magambo yawe yihumure amagambo meza amagambo akomeza amagambo mwami atwongerera ibyiringiro data uvugane natwe umukozi wawe uko wamuhamagaye mwami ndakwinginze kugira ngo uvugane nawe amagambo wamuhaye kutubwira reka twese twubake ari abadukurikira online ari abari butwumve hirya no hino bose mwami dubone umugisha wawe kuko mwami ngo ugabura n'abakira bose bahembwe data rero turasenze ngo umugisha wawe kuri twe twese turagushimiye ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise amen 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 mushumba twongeye kubaha ikaze tubashimira cyane uburyo tubatumira mukaza mwihuta mbese nimutubwire ngo yango urabona igiba ku mushumba wacu Pastor Zigira Inshuti Michel Imana imuha umugisha kandi nukuraho muri hirya no hino mujye mumusengera umugisha kuko aba yafashe igihe kinini cyo gutekereza cyo kuvuga n'umwuka wera kiga kugira ngo aza tugaburire rero uyu munsi hari ijambo ngira ngo tuganireho mushu nararibonye kugira ngo tubiganireho twumve koko ibi bintu nibyo iri jambo riravuga ngo ngese umugisha Imana itanga ukaburaho uwukwiza n'uwuhi ese birashoboka koko Imana yaguha umugisha ukaburaho uwukwiza mu buhe buryo se nukuri ari gihe dusoma amagambo ariko ntituyasobanukirwe n'umuntu agategereza igihe uwo mugisha uzaziraza ugasaba Imana ukabona hari ibyo yaguhaye ariko ukabona ni bikeya
ntabwo mbese urubura aho ubikwiza. Uzagera ku kigero byawe aho So, mutuganirire ese birashoboka uwo mugisha ni uwuhe aho tuwukwiza? Imana iduhana umugisha. Reka dusome iryo jambo ahantu riri. Yego. Riba muri Maraki igice cya 3. None turavugira twanarisomye. Maraki igice cya 3. Duhere ku murongo wa 7. Haravuga ngo uhereye mu bihe bya ba sogokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye, nimuyitondere, nimugandukire, nimugarukire, nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Muvunwa wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Umurongo wa 10. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomororera yego imigisha imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho mu bukwiza. Urakoze cyane. Yego. Urakoze cyane. Ndanezerewe kandi. Bivuga ngo hari icyo tugomba gukora kugira ngo n'ibindi bikorwe. Iyo migisha ahugize, iyo yo kuburaho kwiza hari igisabwa. Maraki ariko sindi butinde cyane ngo ninje mu nyigisho cyane profondement. Akunda vuga ku kintu tugiye gusobanura mu mbajije. Ariko sinabura none kuvuga as introduction. Sinabura kuvuga Maraki wari we. Yego. Sibyo? Yego. Ngira muri zuko Maraki ni umuhanuzi usoza cyo twita uruhembe rw'abahanuzi bato. Yego. Le petit prophète. Abo bahanuzi batoya kuba Maraki ari bubaheruka akabasoreza. Yego. Nibiranga ubuhanuzi bwe ubwabyo. Yego. Biragaragaza ko ari mu gusoza periode runaka. Yego. Ubona ubuhanuzi bwe kandi simbwinjiramo cyane, ariko ubona ko hari ibintu runaka arimo asoza rwose, ko hari ibintu Imana irimo kuvugira muri we bigaragaza ko hari ikintu igiye gusoza, igiye kurangiza. Icyo kintu cyari igiki? Cyari isezerano rya kera, Old Testament. Kandi nyuma y'uko hanuye nibwo habaye ya myaka mujya mwumva yitwa 400 yo guceceka. Yego. 400 ans de silence. Yego. Ndetse ni nayo mpamvu Yohana uwo yahanuye uwo yavuze Maraki nguyu. Uriya nyine w'umubatiza. Yego. Uriya Yohana akora ikintu kimeze nka edification, ava mu isezerano rya kera akanahuza n'irishya. Yego. Muri ijambo Yohana ntabwo aba mu isezerano rishya, simwe abarizwa, simwe amateka ye ari. Kubwo igice kimwe cy'ubuzima bwe kiri mu isezerano rya kera. Kuko niwe Maraki yavuze ngo ndenda gutuma integuza yanjye. Yego, yego. Izaza ikambanzira zikantegurira inzira. Yego. Urabyumva? None avuye kuri iyo phrase akurikiza rivuga ngo umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe. Kwaduka. Azaduka mu rusengero rwe. Yego. Cya gatatu aravuga ngo mugira ngo hari biroroshye, ninde uzabasha guhagarara ubwo azaza? Guhagarara, to stand. Ninde uzabasha guhagarara ubwo azaza? Ninde uzihangana ubwo azaboneka? Ngo kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi, ngo n'isabune y'abameshi. Yego.
ngo azicara acura abahungu ba Yakobo abamare mu inkamba. yego Uyu rero hano ibi bintu ari we Maraki niwe waje kugera aho ngaho aravuga ati maze rero mufite n'ibindi mufudika, yego muri ino minsi mufite ikosa, yego mwarandetse mwarateshutse inzira. yego tiye ntabwo uzi ko bagiye babaza ibibazo bivuga ngo twateshe dute. Urebye ukuntu barimo kubaza bameze nk'abatemera icyo Imana ibashinja, yego kandi kutacyemera kuri mu nzira ebyiri, kuri mu buryo bubiri. Yego either ni ukutacyemera rwose negativement ko atari ko biri, yego cyangwa se ni uko batakiyiziho bigiza nkana. yego kuko igihe twakuretse guteze twebwe tukureka twebwe nyamara mwaranditse rero mushatse mwajya gute mwagaruka, kandi mugarutse nabagarukira. yego dore nk'ubu mufite ingeso yo kuba mwaranyimye ibintu byanjye. Twakwimyize urumva aho naho biragaragara ko abo bantu bavuga bati tuzi icyo twakwimye. So ati ntibakizi rwose pe twumva tuguha byose. Niko mubizi mwanyimye imigabane ya kimwe mu icumi. Reka mbabwire inshuti zanjye mudukurikiye, Imana n'ubishatse yavuga iryo jambo, kuko abantu baretse gutanga icya cumi. Kiriya gihe Maraki hanura abantu bari barakirekeshejwe n'iki? Wumve ukuntu ibi bintu mwansibye kuvuga bikomeye cyane, biraremereye. Ibi bintu Imana imeze nk'aho icyura inyuro ibacyurira, kandi bikaba ari byo kuko barabiretse. Ibi bintu babiretse ryari? Babirekeshejwe n'iki? Icya mbere cyabibarekesheje ni abatambyi babigizemwo ingeso mbi. yego Ubyumva ubwo? Kandi ubwo abatambyi babigizemo ingeso mbi, kandi ubwo nubwo ntabyinjiramo mu by'ukuri au fond ngo njye hasi cyane, ariko ndagira ntanga ingero. Eri n'abahungu be muri Samweli wa mbere, ubwo haravuga ngo ibintu bakoze byo kwihinyama bataratambira Uwiteka ngo byatumye ntozinukwa gutura Uwiteka no kumutambira ibitambo. Uwo si umwe. Aba kabiri, abahanuzi bahanuraga ibyo bashatse batahawe, kandi bakabishakamo indamo, bakabishakamo inyungu. Abo bose n'ibintu ntavuze, wenda ayo mashami abiri mvuze abantu bagenda bacumukura ahandi, nibo bateye abantu kuzinukwa gutamba. Ngiye kuvuga ikintu cya gatatu rero, kuko n'ubu kiravugwa, ndasanga mukizi. Hari icyo bita ministère lévitique, ubwo ni umurimo w'Abalewi. yego Ubundi umurimo w'Abalewi, reka mvuge ngo attribution zose zo mu ihema ry'ibonaniro zari ku bitugu by'Abalewi. Byanditse mu Kubara igice cya 3 umurongo wa 10. Noneho muri iyo minsi Abalewi kubera ibintu bagiye bahura nabyo byose bibakubitira ku rusengero, bibakubitira mu ihema, wabyumvise, harimo n'inzara. Oh my God. No kurubasenyeraho, urumva bari inshuro urusengero rwa rushengwe, urazibara rwashewe ku ngoma yande ya Nebukadinezari, rusengo ku ngoma y'Abaroma, urabyumva, rusengo inshuro none ebyiri kugiye cyane Nehemiya na Zerubabeli. Izo nshuro zose ibyo bitero byose byazaga kwataka urusengero, byasangaga ari Abalewi barimo. Cyose bashiki bangiwe ni data. Ngaho nimwongereho noneho igihe uwitwe Eliyashibu acumbikiramo Tobiya. Muri Nehemiya. Ubwo ndimo ndagenda mvuga ibihe byabereye bibi Abalewi. Iyo usubye nka Nehemiya igice cya 13, mushiki wanjye Goreti kandi nkunda tubana dukora umurimo w'Imana, nasanze mu ijambo ribabaje rivuga ngo Eliyashibu amaze gucumbikiramo Tobiya, akamushyira habikwaga amafu, amavuta, imyunyu n'ibindi abatangi bakenera n'abarinjira bakumirize. Mvuga iryo jambo riravuga ngo uhereye ku Balewi, abatambyi, abakumirizi n'abaririmbyi baretse umurimo w'Imana, inzu y'Imana irarekwa.
umuntu wese ajya imusozi mu gikingi kiwabo. Inzu y'Imana irarekwa. Ndashaka kuvuga iki rero, krize zose cyangwa situations mbi zagiye zigera ku Balewi zatumye inzu y'Imana irekwa. Iretswe abatangaga icya 10 n'amaturo basanga turagishyira abandi, abo tugishyira barimo baracyangiza, barakica nabi, barakirira hatemewe. Yego cyagira mu bwiza, buriya kigira mu bwiza, barakinywesha inzoga, baragisambanisha, baragihonga abaguri, baragisohokana muri nuza ku mucanga no mu mucaca hose no mu mukenge. Buriya ibintu byo mu nzu y'Imana bifite kwera, bifite kwera. Hari ibintu byari bibujijwe cyo kuri mpuzamahanga icyo tuzagivugira ikindi gihe, sibyo? Ibyo byose rero tubikubira mu ijambo rivuga ngo icyo cyatumye Abisiraheli, imiryango 11 yose yari isigaranye inshingano zo gutanga iki icya 10 n'amaturo, iradesida guhagarika, ntituzongera kugitanga maze aho bahanuzi baturengerwaho bagahaga, bamara guhaga bakatubeshya, tuzongere. Yesu Kristo uko bagenda bakanira inzu y'Imana ibiramwo ibyo kurya cyane. None Uwiteka uri kuratangaje, arabanza hagurutse abahanuzi bo gukangara abahanuzi bagenzi babo, barimo Yeremiya, abyumvise, barimo Zakariya, barimo na Ezekiyeli. Abo kuri batatu, Yeremiya, Ezekiyeli na Zakariya, nibo bahanuzi batatu bavuze amagambo akomeye ku bahanuzi bagenzi babo no kubatambya. Nka Zakariya we yavuzemo ijambo rivuga ngo guhera uyu munsi ngiye no kuvuna inkoni mwagenderagaho, yitwa buntu, yitwa kunga nzivune. Biri mu gice cya 8:11. Imaze gutuma abahanuzi bo gucyaha no guhugura abahanuzi bagenzi babo no guca ku kavuyo k'ubuhanuzi n'ubutambyi buri mu ibyaha, none higaruka kuri bene gutanga ngo ibone uko none hisa n'iki serivisi zayo. Yego ibintu byose biri mu buryo. Nibwo rero ije idashyiramo impamvu yabiteye, ahubwo izivuga iti mwarakinyimye. Ukurumva ikomeje kuzivuga ngo mwakimye abashumba, ikazivuga ngo abatambyi barashonje, ngo imeze nk'aho ivugira abandi. Yego twagumya kumva biduteza, nayo ikabeje kuba twicisha. Niko twavuga. Imana iratangaje, iragenda yishyira mu mwanya w'abantu bakirya, ivuga ko mu nzu habuzemo ibyo kurya ukagenda urashonje, ariko irangije iti maze mbasabe nimubingeragereshe. Haleluya. Niho hantu honyine nabonye Imana yemerera abantu kuyigerageza muri Bibiliya yose. Nimubingeragereshe murebe ko ntabasukaho umugisha mukaburaho mu kwiza. Amen. Iryo jambo ryo kubaho tuwukwiza niryo tugiye kwigaho. Urumva kubaho tuwukwiza, sibyo? Ni ahantu ho kubika. Kuva kera mu Bisiraheli habagamo ibintu byo kubikamo cyangwa kugera. Kubika ahantu mwumve neza, kubikamo no kugera. Kubika no kugera. Urumva ubyumvise? Kugera si bwo no gupima. Ya très bien, gupima. Reka gupima n'igiswahili. Kugera. Burya gupima n'igiswahili. Kugera Kinyarwanda. Okay. Gupima n'igiswahili. Kubika ubwo numva ari nko mu bigega. Très bien, urakoze. Aho rero uhereye mu bigega, ibigega babyita grenier mu Gifaransa. Ikigega nicyo kintu kibikwamo kiri ku rwego runini, yego, gikuru kibindi. Hagakurikiraho intebo, yego, munsi y'intebo kaza inkangara, yego, munsi y'inkangara kaza ibyibo, yego, munsi y'ibyibo hakaza omero, intango girwagamo byose. Hari urumva mvuze byabikwagamo n'ibyagerwagamo.
hari ibyo bageragamo bagiye gutanga n'ibyo bageragamo bagiye gutura. Ndavuga gutanga uha umuntu. Yego. Byari bitandukanye? Gutanga uha umuntu, gutanga uha umuntu no gutanga utura. Byari bitandukanye. Gutura Uwiteka. Yego. Gutanga uha umuntu hari umunsi wabagaho abatambyi, nacyo ikintu kinababaza muri ino minsi. Yego. Ibintu byose byinjiraga mu rusengero bigenerwa umutambyi. Yego. Mukuru n'abatambyi bamwungirije. Habagaho umwanya wo kuzabisangira n'abakene. Yego. Sibyo? Nibura 3 mu mwaka. Urumva ni rimwe mu gihembwe. Niba ariko twabyita simbizi. Noneho akagira umwanya gusangira n'abakene. Kigiro byaragerwaga ku bipimo. Niyo mpamvu musanga muri Bibiliya ingero zo gupimwamo byitwa omeru, byitwa hini, n'ibyitwa intango. Iriya ntango ni kwa kundi intango ikibo kigira intango. Aho niho ububiko bw'ibintu bwabaga. None ubwo bubiko rero ndimo nasatira ijambo ryo kuburaho tubikwiza. Ubwo bubiko iyo Imana yabahaga umugisha, haleluya, bwa bubiko bwose bwaruzuraga. Bya bigega bikuzura, bya byibo bikuzura, inkangara zikuzura. Wabyumvise? Hari aho uzasoma ugasanga avuga ngo n'imivure igasendera imitobe. Yego. Imivure igasendera imitobe. Nukuzura igasendera. Umutobe ukameneka. Ubyumva? Yego. Imbuga zanyu nzuzeho ingano. Yego. Ku buryo imbuga yuzura ingano mukabura aho muhurira. Nujya mu gitabo cy'Abalewi 23 uzasanga bavuga ngo kugira ngo mubone nzabaho umugisha ku buryo kugira ngo mubone aho muhunika ibishya bizasaba ko mumena ibigugu. Yewe ibyo birakomeye musho. Kumena ibigugu kugira ngo mubone aho ibishya. Nizere ko ibigugu cyari cyo. Yego. Ya. Ibi byose aya magambo nyababwiye ngo mwumve icyo bisobanura. Kubaho umugisha ku buryo muraho mu kwiza. Nzabaho umugisha ku buryo kugeza ubwo kugira ngo mubone ko aho muhunika imyaka yeze bizasanga ngo mumene ishaje. Yego. Igihe cyashize imigugu. Urabyumva? Uwo ari umugisha Imana isezeranya abantu. Kandi akenshi yawubasezeranyaga yabanje kubasaba gukiranuka. Yego. Gukiranuka ko mu mutima, kwirinda ibyaha no gukiranuka ku byo bayikorera rero. Yego. Dusome ijambo ry'Imana twumve igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 31 cya kabiri. 31 ndebera umurongo wa 9 n'uwa 10 n'uwa 11. Cyangwa nushaka gusoma uwa 10 gusa. Na kimwe mu 10 cy'ibintu byejejwe. Yego. Bigaturwa Uwiteka Imana yabo. Ibyo bintu babigira ibirundo. Mu kwezi kwa 3 niho batangiye kurunda ibirundo. Yego. Babirangiza mu kwezi kwa 7. Urumva bamuze amezi ane batura. Yego. Maze Hezekiya n'abatware baje babona ibirundo. Bashima Uwiteka n'abantu be b'Abisirayeli. Haleluya. Hezekiya abaza abatambyi n'Abalewi iby'ibirundo. Iby'ibirundo. Azariya umutambyi mukuru wo mu nzu ya Sadoki aramusubiza ati uhereye igihe abantu batangiriye kuzana amaturo mu nzu y'Uwiteka twahereye ubwo turya tugahaga tugasigaza byinshi kuko Uwiteka yahaye abantu be umugisha kandi ibisagutse nibyo ibi bingana bitya ubwinshi. Barariye barahaga barasigaza ibyo wumva birunze byateye ubwoba abantu batese ibi bintu byasigaye abantu bahaze. Ndimo nasobanura ijambo ryitwa gusukwaho umugisha kugeza ubwo uraho ukwiza. Abantu nibareke gukina n'Imana ikintu ivuze iragikora. Vraiment ikintu Imana ivuze iragisohoza. Abantu nibareke kubana nayo bameze nk'abantu bayitata cyangwa bayikinisha. Ikintu ivuze iragikora. Ni ikibazo gikomeye. Urebe nawe ubwaho mu ngoma
ni nyuma ya situation mbi cyane zabayeho. Zimwe zitewe n'ibyo navuze mu kanya by'abatambyi babi n'abahanuzi babi. None ibyo ntibibayeho, urabyumva? Imana irabakangara. Ibakangarisha gutuma Abisirayeli babimba iki? Cya 10 n'amaturo. Ihugura abahanuzi n'abatambyi. Igaruka kubatura iti ngaho namwe nimwisubireho rero. Sibyo? Ikindi cyakurikiyeho nshaka kubabwira kizi gutera situation mbi kigatuma abantu bakena cyane. Mwaba mwibuka igihe umwami wa Ashuri yateraga Isiraheli? Yego. Umwami wa Ashuri. Yego, Senakeribu. Hari ku ngoma nyine Hezekiya. Niyo mpamvu ari Hezekiya nguyu uvuze hano. Yego. Icyo gihe muzi ko simatinda, muzi ko ibitutsi yabatutse, yego, n'ibyo yatutse Imana Isiraheli. Hezekiya yategetse umwanditsi wo kubyandika. Amaze kubyandika habaho umwanya wo kubijyana imbere y'Imana. Amen. Mu rusengero kubisengera, ibindi kopi yabyo Hezekiya arisigana bipfuka asenga Imana. Icyo gihe Imana yamubwiye ngo iki? Yamubwiye ukuntu igiye kurwanya umwami wa Ashuri n'ukuntu igiye kubarwanirira. Haleluya. Kandi kabarwanirira ya kopi yapfukamye hasenga, hari ibyo Imana yamusezeranije. Yego. Yamubwiye ko igiye kumurwaniriza umwami wa Ashuri. Wabyumvise? Ko inzira yamuzanye yari igiye kumusubizayo. Yego. Kandi ko nagira abahungu be bazamwicisha inkota. Irangije rero. Haleluya. Iramubwira iti dore ikintu rero kizakubera ikimenyetso ko nkurwaniriye nkakuneshereza. Kuko Hezekiya mu bintu yari yeretse Imana bimubabaje, yari yeretse Imana igihe intambara imaze. Yego. Abantu badahinga badakora. Ayereka situation zabaho y'inzara no gusonza no gukena. Yego. Imana yamubwira icyo nacyo. Gihugu kimenyetso. Nyuma yo kubaneshereza umwami wa Ashuri, mugiye kubanza mu umwaka wose murya ibyemezo bwabyo. Wa kabiri mu mare murya imicwira, imishibuka. Wa gatatu muhinge kandi musarure. Icyo gihe bahinga bagasarura rero ni nabwo bakoze umurimo wo gutura Uwiteka. Yego. Bamutuye, amen. Ngo Uwiteka baha umugisha, haleluya. Reba nayo igikorwa bakoze kuva mu kwezi kwa gatatu bakageza mu kwa karindwi. Kugeza batura gusa. Kugeza ibintu bihinduka ibirundo. Noneho Hezekiya nk'umwami uvuye mu ntambara, haleluya. Ariko abantu b'Imana. Kandi bijya binyibutsa ukuntu bijya binyibutsa Imana ibintu yambwiye kuri kino gihugu cyacu. By'umugisha. Kandi arabivuze. Kandi imawuduha. Imyaka irimo irera rwose, ibigori abantu barimo kuboza bagashesha, ibiryo birahari Imana ishimwe cyane. Uwiteka avugana na Hezekiya ngo ngiye kubaha ibyo kurya ku buryo muzarya ibyimeza umwaka utamuka ukurikiyeho mukarya imicwira yabyo n'ibishubuka byabyo. Uwa gatatu mugenge mugasarura mukeza, kandi iyo muzeza bizabera umugisha cyane cyane cyane. Rero mwibuka umurimo wanjye wo mu nzu yanjye. Nibwo rero ubona abantu batangiye baratura kwa gatatu kose, ukwa kane, ukwa gatanu, ukwa gatandatu, ukwa karindwi. Hezekiya n'abatware b'Abayuda n'abatambyi ngo basuye iteraniro. Haleluya. Reka mbyita itorero noneho ngo mumbare mbyita iteraniro. Basuye iteraniro ry'Imana. Imana ishimwe. Basanga umuntu ari mugatambuka gutya wihanganiye ntukadagira ibishyimbo. Mwihangane ubu twasize akayira gatya ko kubona umushinga ikirenge gusa, naho ubundi mu nzu y'Imana hari imyaka ubu ngubu. Gutya. Ubonye iyo urugo rurimo imyaka myinshi, ibinyobwa, ibisoya, ibishaka, hari ibishaka bihuye, yego, hari iby'ibimera, umva nawe, hari n'iby'ibikoma, yego, hari n'ibyo bitari byagosorwa, ibyagosowe ntibirabona aho bijya. Mutambuke neza gutya mbega mwihangana kuko dufite ibirundo byinshi. Hezekiya aterwa mu by'ukuri ibintu by'ibirundo bizi gute? Ibi bintu ni biki? Kuva igihe nahereye nyobora ariko nabona ibirundo bizi gutya. Ku myaka yanjye y'ubuyobozi nibwo mbonye ibirundo. Ibi ni ibiki? Mu Bisirayeli gutya. Ibi ni ibiki? Noneho Azariya ubifite mu nshingano bamuha ijambo ngo abisobanure. Haleluya. Agiye gusubiramo ngo uhereye igihe abantu bemereye gutura babikunze.
ariko iyo wadusubiremo muco cyangwa njye nkunda disubiremo n'ukuri Azariya azonga umurongo wa 10 Azariya umutambyi mukuru wo mu nzu ya Sadoki aramusubiza ati uhereye igihe abantu batangiriye kuzana amaturo mu nzu y'Uwiteka twahereye ubwo turya tugahaga tugasigaza byinshi kuko Uwiteka yahaye abantu be umugisha. None bisigaye rero nibyo ibingi bireba bingana bityo bwinshi. Ngicyo icyo twita kuburaho tukwiza. Ndacyakomeje gatoya. Ubusanzwe kugira ngo Imana ijye kugera ku rwego yaguha ibirenze by'uburaho kwiza, bisaba ngo ubanze unyurwe n'iby'umunsi umwe. Nuko nukuri ntimuteze kuzabona umuntu wagize byinshi uzabikwiza atarabanje kubaho atunzwe n'iby'umunsi. Yego. Mumenye ko bacumuga n'ingwizi bikazara amagi. Yego. Ntabwo muzigiramo umuntu wakize atarakeneye. Yego. Ntabwo muzabona umuntu wafunguje amakonti ahantu hirya no hino atarandi kubika mu kayungiro muri bakayuka cya kintu kakabox tumwe bakoraga twutsanduka. Yego. Rero ibyo byose bigeraho bihera. Paulo yandikiye Timoteyo mu rwa mbere igice cya 8:10 yamubwiye amagambo tuva twayasoma. Yego. Tuva twayasoma rwose. Rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo nako rwa mbere mu mbabarire yego. Urwa mbere rwa Timoteyo. Yego. Igice cya 6. Yego. Nshakira umurongo wa 8. Haravuga ngo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Kuki? Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahenebereza burundu bikabarembuza. Noneho 10 kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Ndashaka kuvuga kuri ijambo rivuga ngo niba dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Sibwo bwa mbere ngiye kuvuga ahari. Ubundi ibintu bihagije ni iby'uyu munsi. Hano mu rugo mufite urugero rw'umuceri muteka ubwo muwurengeje kaba kababayeho. Si koko? Kwa Manuel hariya bagira urugero rw'ibirayi bahata babirengeje kaba kababayeho. Kwa Michel hariya bagira urugero rw'ifu barika bayirengeje uwo mutima nturoboshira. Nibwo ubona rero ibintu byangirika. Ibyo bintu by'uyu munsi ongeraho n'imyambaro uko bayivuze. Uko wasohotse wambaye nuko iby'uwo munsi iyi kanzu y'uwo munsi kandi ishati nanjye nambaye uko nukunye kandi ubu ndamutse ngiye nagenda uko. Ndavuga ngiye ibugibwa nyine ntashye uhamagawe mpamagawe nagenda uko. Niba hari capitalism nafashe nabanjyanyako. Niyo mpamvu umunsi umwe mu Bisiraheli Imana yavuga iti ndabaha ibiryo ariko mugire mutoragure ibyo muri bumare. Ntihagire urenza ibya none. Yego. Icyo kintu ntabyo gusigaza. Icyo kintu rero nicyo kigomba kubanza. None ibi bintu bikeya wita ko ari biki ukanyurwa nabyo. Cyo ni kimwe. Cya kabiri ukabikiranukamo kandi ukabituramo. Yego. Muri ibyo by'uwo ukabitanga mu 10 bya biki
kuko kugeza uyu munsi none hari abantu banga gutura ngo ibintu baracyafite biki. Ni byose hari abantu babaho mu maganya banga gukorera Imana ngo nikorerwe n'abakize. Yahangaho no kwibeshya ngo nikorerwe n'abakize maya bahaze mwe mwarahaze bafite byose Imana yarabahaye ku buryo bwose batambutse igiseke ati nibatura bakirese ngabari twebwe se kuta. Ariko umunsi umwe Yesu yigeze avuga ashimira umugaragu umwe zana ikiganza ngukora umugaragu mwiza kuko wakiranutse muri biki nzakwegurira byinshi. Amen. Amen. Haleluya. Wakiranutse mu biki nzakwegurira ingana iki byinshi. Bivuga ngo umuntu utarimo gushobora gukiranuka muri biki afite nk'ubwije ukuri no mu byinshi azaguma amerocyo. Utagira ubuntu mu biki ngo asangire n'abandi bikiri biki ni byinshi azaguma uko. Kubera mu by'ukuri ntabwo ikibazo ari ingano y'ibintu, ikibazo ni umutima ubikora. Urabyumva neza? Ayo magambo yo gutoragura ibikwiriye bishira tugasanga mu kuva mu gice cya 16 ntabwo tuhasoma kugira ngo umwanya wacu tuwucungure. Aha rero birasobanura yuko iyo ufite ibirenze kubigutunga by'uwo munsi already uba wamaze kuburaho ukwiza. Bivuga niba mfite umuceri ndi buryo uyu munsi ukaba ufite agafuka nkaba ndeba hasigaye n'uwo nzarya ejo ahubwo icyumweru ryo mu kwezi icyumweru ubwo mbese mba nabuze mu kwezi kuko iby'uyu munsi ntabwo nabimaze. Kandi ndabisobanura cyane. N'isukari ufite niyo kunywa igihe kirekire ntabwo ariyo ngiye gushyira mu cyayi ngo ngoroge mwe birangiye. Mfite n'iyejo yewe n'amavuta yo guteka nayo ntabwo ari umuteko wa none nko wa mupfakazi w'Izarefati. Yego nako isi hariya Shunemu wa mugore Shunemu yose ni menshi. Ibyo bintu byose mbabwiye birenga kubyo ngenerwa mu munsi. Nabyumvise ahubwo abantu bafite ibisago kabisa. Nibyo ndaje mbaho umurongo nibyo dusaguka mu byukuri. Nibyo dusaguka. Ahubwo birahari. Nibyo dusaguka. Turashaka bya bintu byuzi hariya mu mbuga ahantu hose ariko birahari. Reka nkomeje kwibaza ngo byoroheye umugore w'Ishunemu umupfakazi yego wa mupfakazi uri mu mwenda umugore wa Obadiya biroroshye kubona icyo asubiza umuhanuzi Elisa umubwiye ngo mu rugo ufite iki. Uzi ko iyo ugenzura ijambo ugira ngo ryari porogaramu ukuntu bimeze nk'ari biri porogaramu hagati y'Imana n'umuhanuzi n'umugore. Ndabisobanura. Wagira ngo kandi wasanga ari byo koko wagira ngo Imana yari izi ariko se undi ntiyari bizi. Icyo umugore ari busubize nde Elisa yego kigaherwaho Imana itanga umugisha. Ntimutekereze ko uriya mugore yasubije babita mu Gifaransa convenablement ibintu bimutunguye ukuntu yasubije ibintu mu by'ukuri par inspiration. Ubona harimo inspiration. Ndetse wanga gute ukuntu yavuze ngo mu by'ukuri ngo ntacyo ngo cyo kora keretse agaherezo kutuvuta. Agaherezo kutuvuta natwo ubwo ni utuntu tw'indeka ngira ngo nze gukamura uyu munsi dore ko ariko reka nkubaze ngo waba warabonye urugo ntabwo mvuze iwanyu wowe kabyara we simvuze iwanyu hari urugo wabayemo botesha igikombe gutya kotesha indiba igikombe kuyotesha kuziko kugira ngo n'uturimo twikenetse ahantu mu mihiro y'igikombe natwo dushonge tugiye gute ariko ibintu baraho bize ndabizi uzwanya bikurura mu mwuka yari afite haleluya none ngibaza ngo ariko se koko nk'uyu mugore Mana ubu nicyo abonye yavuga nicyo yari afite cyonyine ahubwo yashoboye kubivuga mushu ntabwo biriya bintu nta umuntu wabivuga muri iki gihe ntawe kuvuga ngo mfite
turira ubushyira ku muriro kugira ngo tuyage nawe wabivuga. Nigeze njya kwigisha ahantu hamwe muri bivuga butumwa njya ngenda dore ko nagenze iki gihugu nakigenze cyose. Umugore atura inkwi ziri abatoragura mu gisambu kandi z'igihuru ziyatuye. Hanyuma uzana zituriye Nyagasambu azizana mu rusengero igihe habaye umwanya wo gutura asohoka rye yinyabya ahantu hari hafi ya za toilette z'itorero yikorera inkwi azana mu rusengero araza mwabyifashemo mute mushumba? Reka nkubwire ibintu byabayeho. Yego. Ngo yinjire noneho umushumba biramucanga umuyobozi nakore bakristo bahise bazinzaga hanga ubona bagize emotion bamwe batangira kurira bipfunira mu bitambaro gutya abandi bipfunisha ibitenge. Buriya abandi baravuze bati uyu ni umusazi noneho abanyamwuko nibo basobanukiwe ikibaye. Noneho barakati rero mu by'ukuri nihagira umuntu wacungurira ituro ry'uyu mubyeyi kuko murabona izi nkwi tuzazijyana kuri banke ntituzazigura umuriro ariko mwakabyara ntituzigura isabune yo gufurisha imyenda y'abantu babatijwe. Izi nkwi ntihagira umuntu uzitugurira. Baraziguze ni ukuri. umwe hari ati ndatanga 3,000 ndati ndatanga 5 ndati ndatanga 10. Izo nkwi zaguze 120 nicaye aho uretse wumva akantu kabaye ubutaha njya guteranira ahandi hantu uza hariho ikageyo hafi y'iriya parike y'Akagera hariya mubona twatuje abanyarwanda bavuye Tanzania. Umuntu atura umutumba w'igitoki hatariho igitoki nashwe none se mushigitoki hakaba ni mu cyanda kibi inka zirashonje mama we maze abagabo baraho imfura baratangira bati umutumba ndawugura njye kubihera inka. Imana ni igitangaza. Njye kubihera inka havuye mangara ndawugura 5,000 atunda ndawugura 10 bapanda uzira ko icyo gihe ukizeho menshi ni uhita n'inka cyamunara. Yego waguze 27 wa mutumba nukuri mbe ndabyibuka. Ikindi gihe nicyo ngarukiyeho wenda umuntu atura umuganda w'urubingo rutwahirira inka. Yego haragenda aratutira umuba ariko barasobanukiwe. Narebye ngo ntungarukira igihe kimwe ndi Kamembe hari munsi y'ikibuga cy'indege muri paruwasi ya Kamembe umwana w'umukobwa muto w'imyaka nka 15-17 yatuye mu cyayi mu cyayi gutya mu gapfunsi gutya gutya mana yanjye ari mu cyayi turagurasa nanjye nanaguze turaguze mu cyayi mana we ntabwo ndi gutya amafaranga yavuyemo we cyetse nkumva mumagaye mwarimu hakanyibutsa icyonzi cyo nuko yarawutuye kandi ava amafaranga menshi. Maze munyemerere mbibutse ko mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu gice cya 6 Yesu yigeze yivugira ku mupfakazi watuye ituro ngo Yesu aravuga ngo abandi mwese mutuye ibyabasagutse ariko yatuye ibyo yari afiteho amakiriro yarateze amakiriro. Ngibyo ibintu bisaguka. Ibyo bintu bisaguka rero ni ibyamaze kurenga ibyo umuntu ageneye mu munsi. Yego bivuga ngo nta muntu n'umwe udafite ibisaguka. Mushu ndarisobanukiwe uyu munsi nibwo ndisobanukiwe. Mbabura ufate Bibiliya undebe urwandiko rwa mbere rwo Korinto rwa 2 igice cya 8:14 harimo ijambo nshaka Abakorinto ba 2 yego ndebera igice cya 8 umurongo wa 14 gusa. Ahubwo ni ukugira ngo munganye ngo bibasagutse muri iki gihe bihabwe abandi mu bukene bwabo
kandi ngo ibizasaguka ba bandi nabyo muzabihabwe mu bukene bwanyu munganye. ahubwo no kuvuga iki? Subira kuri 13 urahita ubyumva, cyangwa se nushaka nkwerekereko hera ku 10 urahita mu cyipfa uvuga. Ibyo mbibabwiriye kubagisha inama kuko bibakwiriye kubikora mwebwe ababanjirije abandi uhereye mu mwaka ushize. Nyamara si ugupfa kubikora gusa, ahubwo ni ukugira ngo mubikore mubikunze. Nuko rero mubirangize kugira ngo nk'uko mwakunze kubyemera abe ariko mubisohoza mukurikije ibyo mufite. Kuko iyo umuntu yemeye gutanga akurikije ibyo afite, ibyo birahagije. Nawe ukwiriye gutanga ibyo adafite. Simvugiye ntyo kugira ngo abandi boroherezwe namwe ngo murushywe, ahubwo no kugira ngo munganye, ngo ibibasagutse muri iki gihe bihabwe abandi ubukene bwabo, kandi ngo ibizasaguka ba bandi nabyo muzabihabwe mu bukene bwanyu munganye. Iri jambo rishingiye uko rivuga. Urasabwa gutanga umuceri urenze kuba uyu munsi ukawuhuta ufite kuko nusaguka. Urasabwa gutanga inyanya zirenga ko zuri buteke uyu munsi kaza hundi nawe. Urasabwa gufata ku bitunguru igitunguru kirenze ibyo ukeneye guteka kajya hundi nawe. Ibi dusagutse mu bukire bwacu nibihabwa abandi muki mu bukene bwabo uyu munsi tunganye. Kuko avuze ijambo rikomeye Paulo aravuga ngo maybe next time ubutaha bariya wahaye ibyagusagutseho bashobora kuzasagura. Haleluya, bikakugarukaho. Haleluya. Ngiki cyo bita kuburaho ubikwiza. Ntabwo narenga aha hantu navuze noneho nibi twita bikeya, yego tuburaho tubikwiza gute. Twavuze ibintu byabikwagamo mu guhunika, tuvuga n'ibyageraga ibiteko. Wari uzi ko ijambo ry'Imana ryemeye umugisha rikagera ubwo rivuga no ku isafuriya warikamo umutsima ukwingana? Inkono uvugira mu mutsima yanditse muri Bibiliya. Iki ubikamwe ifu cyanditse muri Bibiliya. Mbaho urugero. Yego. Mwaba mwibukira mupfakazi wakiriye Eliya. Wahituze Zarefati. Muzi ko ahinguka yambwiye ati mada gerageza urebe ukuntu nkora agatima ndebe ukuntu narya nyabuze ndapfuye. Mupfakazi ati ye ureba ndi mu gisambu. Yego. Nuwarugura iki udukwi ngo agafu karimo nkarike nkivugire n'umwana wanjye ubundi nyuma yaho dupfi. Eliya yumva ati akoye uvuze ko gahari nyine Imana ishimwa ko gahari akonyira uvuza ko bari kukansongera. Genda ukansongera ubundi mwebwe mwipfire. Michel umuhamagaro warangerageje ndasonza ariko ntabwo nagera ha Eliya kugira ngo umfakaze ngo nanyakira gafasigaranye. Niba bahari genda ukamvugire umuhanuzi ni igitangaza bagenzi banjye. Noneho umubyeyi aragenda ngo yizere iryo jambo arakari. Ariko nawe arizera kwizera birakunaniye arakarika rwose akarikira umukozi w'Imana. Kandi iyo ugenzuye ukuntu birivuga ntabwo bagasangiye yakariye wenyine kose yagateguye imbere y'umukozi w'Imana ariko rwose maze umukozi w'Imana yewe aragasengera maze arakarya. Noneho ubwo umubyeyi yagiye hariya yitangira itama uko izuba rigera ritambuka rirenga ati
ndeba noneho mana abashyitsi baragwira nagize benshi rwose we nagize uyu munsi wera dukoraho kabisa ako nayo nisigarije n'umwana ubundi ko badasezera ngo atahe burara he ubuse narara ndamutekereza ndamugenze none kandi ko nabonye afunguzo kubi uzuba rero habaye mu kabwibwe gutya yego iriya rujya kuko ndeba wicaye ma ko nacyo ko ndeba uhuze cyane umeze nkaho utabyitayeho aho amasaha ageza ndaturanye urajya mu gihugu se kujye mu gikoni ako kandi nakubwiye ko bimeze sinakubwiye ngo kiyagiye kukakumwa singo kurya karaka nyuma yego iriya ariko se wowe nawe genda ujya aho ubika ifu urebe agiye asanga cya kibo kimwe yakunkuye ifu ya nyuma kiruzuye ifu iranungereye gutya irashaka kumereka hasi ariko musho agiye kuri ka gakombe yaranguje Yego. kutuvuta asanga igikombe cyuzuye iki amavuta umvije umuntu ushatse kubabwira mu kanya yego ntiri kuvuga aya magambo nshatse kuvuga ngo n'urugero rw'iki ubikamo ifu n'inkono uvugiramo umutsima ubwabyo ushobora guhabwa umugisha bikabura aho bikwirwa ngira ngo uzi ko umutsima wose warikiwe mu nkono uruta ubutoya donc umutsima uruta ubwinshi uwo mutsima ntagushya nagushye mwasuduka inkono yose yibaye ntoya umutsima ukaba mwinshi ukayiruta ubunini nagushye ntabwo umutsima ushya sinawo wonyine dayeri n'ibishyimbo n'umuceri byose ibi byose utetse mu nkono iyo bibyimba bigasanga inkono ni ntoya ntabwo ibintu bishya birapfuba yego bivuga ngo iyo Imana itanga umugisha haleluya ukabura kukwira n'inkono uteka mu bwayo yahabwa umugisha ku buryo ibintu bikwirwa dukira kubabwira aha ngaha uzi ko umuntu amaze kureba umugisha Imana ihaye ifu y'uriya mupfakazi ikibo kikuzura yego ishyire mu mwanya w'uriya mupfakazi wumve urasanga uvuga ko ariko kuki ntagira ikibo kinini yego donc ubiyomba ntabitse ifu mu kibo gitoya nkaba nabitse nk'ifu mu kigunira cyangwa akadiye karekare ka kirojana ubu niko kari kuba kuzuye malheureusement mbika mu kintu gito ariko igisubizo cy'uyu muntu reka gitange yaza kuba afite nk'ikigega aricyo mbika mu ifu none akaba iki umukozi w'Imana yatureyeho iki umugisha ariko ndatanga igisubizo aho ngaho haleluya ari ubunini Imana ishimwe ntabwo ikibazo ari ubunini bw'ikintu Imana iha yuzuza essentiel ni uko uwo mugisha uzagumaho haleluya yego ako mushiki wanjye wakansubira ngo kango ntabwo ikibazo ari ubunini bw'ikintu mbikamo ngo Imana yo kiha umugisha ahubwo très iyo continuité iyo long time long life kirekire bizamara yego ukibona bikagamo umukozi Imana akagisha umugisha ni gito yewe ariko ikibo kizahora cyuzuye uzi ko buri mugoroba ukurira mu byegera guteka ngo yasanga ikibo cyuzuye kandi yadashyeho iyakumanywa none ikintu icyo kibo cyamukoraga nacyo n'ubufindo bukomeye cyane ngo nticyuzuraga kiraho yadahaga cyakagenda akajya mu gikoni agasonga yaza gusubira yaza gufata nijoro agasanga cyongeye cyadurishwe cyado imyaka 3 n'igice ngo icyo kibo ntikigeze cyuzuruka haleluya urumva mu byukuri Imana abantu nibavuga ko kejo bayikorere itanga umugisha si ibyinshi ashwe kandi igahoraho haleluya kurumva uyu mwanya none ngaha dufite abantu babika ku makonti dufite n'abatabitsa rero ikibaguye mu ntoki nicyo ariko abo bantu bajya mu rusengero bagashima Imana ko barangiza imyaka 3, 7, 10 batari muri cyo barya na wa wundi wo kuri konte na wari uko kandi nawe yagiye kuri konte avana yangana nayo bari buhahishe burya nigize n'igice ukuntu ushobora kuba ufite ibase y'inyanya niyo uhaha wowe ujya hariya ku Ruyenzi ka Muhanda ukagura ibase y'inyanya ukagura isekuru imiheno ukayizika hano nyuma muri cyasari yari gisi nta kintu uhaha ari giki ni nko kugura nyinshi ugasanga isake zirahora zibikira ngaha nkumva ariko
nubwo uhaha byinshi hariho undi nawe uhaha 3 ku mufungo ebyiri mwembi mukararira iki mwembi murarira inyanya mwaziriye ntabwo uri buteke ya base yose rero harenda yo nsoza ikigisho cyangwa ikiganiro mbahumuriza mbamenyesha ko haleluya mu kuboko k'Uwiteka harimo umugisha ku buryo umuntu wese agenzuye akagira umutima unyurwa yasanga asagura ko niko kuri musho Prince yasanga asagura kuko abantu benshi bakunze kubeshwaho nayo mafaranga yari mugoroba bagahaha utuntu tungana n'utwo bari mu mare nabarya basigaza igishoro abagore ntawo bazi abadamu ntago mubazi bateye gutyo acungana n'iki n'igishoro none uko atashye nimugoroba ahahije iki inyungu yagize umugisha iyo nyungu nayo ntayihahisha yose igishoro cye kigasugira niyo mpamvu ubona kugira ngo mukureho umuneke we ibari ikibazo kandi igitangaje abarangurira Dubai no mu Bushinwa bakarenga akabari bajya gute babeshya ibiciro ariko baragira tumva iri senda rishaka mwinyungu y'ijana ibyo mvana mwinyanya nanjye bijya kuri Michel bijya kuri Musengeri bijya Poyo ariko ndashaka mwana nayo uruva ko umuntu mu byukuri kuva nawe ashobora kuza gukora agatsima ke n'utwana twe yego wenda n'indushishwa ziko umupfakazi birashoboka ariko aragira ati kuva abana se yabansigana ntibararara ubusa kandi uyu mukuru ariga uyu azatangira umwaka utaha uyu nawe azagira gutya unaza bane bose ugenzuye tukagenda kuri iri jambo rya Paul yabwiye Timoteyo turasanga hafi wese asigaza dusome ijambo ry'Imana mama Mariko 12:44 Mariko 12:44 hansumije tuvyo havuga kuko bose batuye ibibasagutse ariko we mu bukene bwe atuye icyo yarasigaranye aricyo yaratezeho amakiriro mu by'ukuri imiturire uburyo bwacu bwo gutura turabugira dute ufite miliyoni nka zirindwi kuri konte urumva ni urugero nkanze akaba mu ikofi ye hatajya haburamwo 20 cyangwa 50 aragira atya kanyura ahantu akavunjisha mpaka abonye muri za 5 ntashobora kurekura inote y'abitanu ngo ayiture unyumve kuri konti ariyo mu ikofi ariyo hari nka ziri mu ifamu no kuri telefone rero kuri momo hose noneho hitumukurura rero ahurire n'indushyi y'umupfakazi ku gisi cy'amaturo 5 zabo zombi zihuriremo Imana dutabare Yesu Kristo rero udahishwa ureba ahita avuga ati madakora hasha mu buryo bw'umwuka kora hasha mada wowe icyo utuye nicyo rutezeho iki amakiriro ariko bari kuriya nibisagutse ni nk'injonjo ratuye nikiri jambo rivuga nzajya mbigisha hanyuma ukirakire wanze kandi arorere nagira ntese niko kuri kujambo ry'Imana mu cyonge ngo riti ikintu kimbaje muri no minsi nanaherewe ntangira buryo kanonyere gisorezeho dufite abantu bakiri bato haba mu myaka haba mu by'agakiza ndetse bamwe nta nako bigeze ariko baricara imbere ya za kamera nk'izi no ku maradiyo atandukanye bakabuza abantu gutura ngo nuko nta barewi bakiriho icyo kiganiro ntawe uracyumva bazabona ishyano ngo nuko nta barewi bariho no Yesu yahinduye ubutambyi bw'abarewi ariko ubutambyi bwo burakomeje yego uwafashaga ubutambyi bwa kera niba hari ugihara ariko nakomeza afashe n'ubutambyi buriho yego kuko serivisi z'Imana zo zirakomeje serivisi za Yesu zirakomeje nkuko habagaho umutambyi mukuru Aroni n'abahungu be na Yesu ariho n'abahungu be cyangwa bari umunabi yego
icyatumaga bazana amaturo mu Trebye, rusengero n'ubu kiracyariho kuko umurimo urakomeje kandi Yesu afite abakozi. Imana ibamira umugisha. Tugarukira aho ngaho mu izina rya Yesu Kristo. Imana umugisha. Mushu ndumva amagambo yo kongeraho nayo afite pepe kuko ubwanjye nanjye natsinzwe. Icyo nicyo bita kwiga ijambo rikagukoraho. Iri jambo ridukozeho kuvuga ngo nzabaha umugisha mu buroho mu ukwiza, ntabwo ari ukubona binyanyagiye hariya, ariko umugisha w'uyu munsi mfite icyo ndi burye, mfite n'ikindi kiri busaguke, bivuze ngo uri busigaze. Inshuti zacu mudukurikira, Imana iduhana umugisha, ngira ngo ahari murasobanukirwa icyo uwo mugisha uvuze. Tujye dusoma ijambo turyumve. Nudasobanukirwa tumira umukozi w'Imana nkuko twamutumiye aza dusobanurire neza. Ndabizi neza ko ufite ibirenze, ndabizi ko ufite ibisaga, ndabizi wowe ubufite ibyo uri buryo uyu munsi ugasaguraho n'ibyejo. Iyo mifuka iri muri store yawe, gira icyo ukoraho uhereze na mugenzi wawe. Ibigusagutse ibyo birasagutse, birahari pe, imyenda irahari, ibyo kurya birahari. Nukuri nakuriya nahoze urimo kubivuga, nahoze nekereza dukurikije iki jambo ry'Imana ritubwira, nta mukene watubamo. Yego, nta mukene waba mu muryango, nta n'umukene waba mu baturanyi no mu gihugu. Mushu ntago abakene bahaba ariko bakeye. Imana idushoboze kugira ngo ntabwo badusonzana. Imana yo mwijije baho umugisha mushumba. Iri jambo numva twarivugaho bigatinda kuko harimo ibibazo byinshi, kandi niteguye ko bazambaza, nzabatumira ye mwongere muze niba ko bazabitwandikire zo tubiganireho. Imana ibaho umugisha. Umwami Yesu yaduhamagariye. Amen. Musengere iteraniro kugira ngo dusobanukirwe, tujye twumva ijambo turisobanukirwe, nituryumve gusa ngo ritambuke nguri yarivugira. Imana ibaho umugisha. Imana data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana nyir'umurimo yaduhamagaye kandi ugahamagara abakozi mu byiciro bitandukanye no mu ngeri zitandukanye, kandi buri wese ugashima kumukoresha mu cyo wamuhamagariye, kandi ugashima ko uzatunganya ibyo wamuhamagara uzabimuhembera. Ndagushimira ijambo ryawe, ndagushimira ikiganiro nanone waduhaye gutambutsa. Mwami ndagushimira itere uru rubuga waduhaye, nubishimirwe. Reka rero ijambo ryawe rigira umumaro kandi rikora umurimo waritumye. Urakoze data mwiza. Ndagushimiye ababyumvise bafashwe kandi bunguke, kandi bigira ahantu bibageza. Urakoze kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Shalom, shalom.